nagiye kubona mbona ngo mu rusengero rwo kwa Gitwaza yego mbona ngo rwararaye harimo ibyatsi birebire byinshi cyane mbese rwari rumeze nk'ikintu cy'igihangari hari ukuntu bakagira isoko by'ibihangari niko rwari rumeze narwo ariko rwuzuyemo ibyatsi nta bantu barimo nkabonamo ibyatsi gusa byinshi cyane byarakuze byaranaraye noneho mbona ndi kuhatemberezwa ngenda mpareba uko hameze hanyuma mbona uko ndi kuhatembera iyo nyubako yaho ndi kuvuga ngo iyi nyubako yubatswe nabi cyane yego iyo itaza kubakwa nabi nibura yari guhinduka isoko abantu bakajya baza nibura kuhacururiza yego ibintu bisanzwe yego ariko nkiri muri iryo yerekwa njya kubona mbona hari umuzungu yego yaraje asa nk'uwerekezayo aho kwa Gitwaza yego ariko ahageze asanga kwa Gitwaza ntihagikora nyine ntabwo umurimo ugihari we yaraje kubera bwa ya mirare kubera uburyo urusengero rwaraye we yaje azi ko hagikorera hakiri mu rusengero cyangwa se hari abantu bari kuhasengera aje rero asanga ntihagikora asanze hatagikora mbona nyine asubiyeyo ntago yakomeje nyine ngo ajyeyo kwa Gitwaza muri urwo rusengero muri make yasanze harabaye itongo yego hararaye nta murimo wari ugihari muri make nta murimo wari ugihari nicyo cyatumye ahita asubirayo nibyo bimuzanye ntiyabikora yego rero nagira ngo mbwire abantu basengera kwa Gitwaza ko yego Imana itababona bakoye kwa Gitwaza yubatswe nabi sinzi niba uri kunyumva yubatswe nabi iburyo n'ibumoso yubatswe nabi imbere n'inyuma yubatswe nabi ku buryo Imana yigereranya ngo ntiyanashobora guhindukamo isoko nibura ricururizwamo n'indagara n'inyanya basa abaturage iyo nzibagirira umumaro urusengero nta muntu Imana ibonamo rero kuba nta muntu Imana ibonamo si uko nta barimo barimo n'amakorari arimo ariko umurimo uhakorerwa mu buryo bw'umwuka wararangiye umurimo w'Imana hariya kwa Gitwaza mu buryo bw'umwuka wararangiye abariyo bari kuririmba abariyo bari gusenga abariyo bari kugira bari gukora ibyabo icyo Imana igambiriye ibi biriho ibi tureba igiye kubikuraho kubera ko ababihagarariye cyangwa se ab'Imana yari yaragiriye icyizere ikabiha ntabwo bigeze bahagarara mu nshingano zabo ntabwo bahagaze mu nshingano Imana ibahaye ngo bareberere umurimo uko bikwiriye ahubwo bizaniyemo ibyabo insengero ziriho cyangwa se zihari uyu munsi hari ibintu bigiye kuzinyuramo ntavuze ngo ni iki gihe cyangwa se uyu mwaka cyangwa se iki gihe kinini ariko Imana igambiriye gusenya ibyari biriho ikubaka ibishyashya rero mu kubaka ibishyashya kwayo yambwiye ngo mbwire abantu baneze amatwi ngo Imana igiye kugaruka kwimika bushya rero mu kwimika bushya hari amazina y'abantu twari tuzi atazongera kuvugwa na Gitwaza arimo hari amazina y'abantu twari tuzi amenyerewe ari hejuru atazongera kuvugwa imyizere yo muri Zayoni mbona ndavuga muri Israel ntabwo mvuga no kwa Gitwaza na n'uyu munsi baracyategereje umucunguzi wabo ntago Yesu Kristo bamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ntago bamwemera ko ari Mesiya aho bategereje undi rero no muri Zayoni temple hano kwa Gitwaza nitegereza urareba ukitegeza neza urasanga ibintu bihari rwose atari iby'abakristo wapi icyambere Gitwaza aragiye akuzanira isanduku y'isezerano ashyiraho n'abasore bagomba kuyibyimba niba yaragiye akitoranyiriza abo kwa Lewi akaba aribo baza kuyimuteruza byarancanze ariko ntabwo ariko bimeze ahubwo n'abanyarwanda bayibyimba kandi ubundi cyarazira kikazirizwaga muzi icyo Imana yakoreye uzi ubwo isanduku y'isezerano yavaga kwa Meshibosheti hanyuma ibimasa byari biyikoreye bigatsikira igiye kwikubita hasi uza akayisumira kugira ngo ayiramire icyo Imana yamukoreye isi hamutsinda
kuko atari umulewi. None abo kwa Gitwaza barayibyimba ari abanyarwanda, Imana ikabihorera. Ibyo bintu ukuntu bihabanye birahabanye n'ukuri. Hari isanduku y'isezerano muri iki gihe cya Kristo Yesu. Urumva ko muri Makenya ntago umukiza wabo ari amahoro n'imigisha biva ku Iteka Imana isumba byose, kandi ubuntu bwayo nibubane namwe mwese mudukurikiye muri iki kiganiro. Reka twifuriza abantu mwese mudukurikiye, aba bari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, abari ku bihugu byo muri Aziya, ndetse mu bihugu by'i Burayi ndetse no muri Amerika. Tubifurize kugira amahoro ndetse n'imigisha, tubifurize kugubwa neza, tubifurize ko ubuntu bw'Imana ari bwo Kristo Yesu bube mu mitima yanyu, kandi Imana irushe kubahaza uburame, kandi ibahe uburame bwo kuramira mu buntu bwayo, ntikabahe uburame bwo kuramira mu byaha, ahubwo mujye murama byibuza mukora n'ibyiza, mukora iby'Imana ishaka. Reka tubifurize rero kugira amahoro mu mitima yanyu aho muri hose. Uyu mwanya ndagira ngo tuganire, ariko mbere yuko tuganira reka tubanze dushima Imana kugira ngo Umwuka Wera wayo amanukire ku bana natwe. Turagushimiye Kristo Yesu, umwana w'intama w'Imana, tugushimiye kuko turinda, utwitaho, uba mu ruhande rwacu iminsi yose. Ijambo ryarambwiye ngo utubera amaso uhumbije n'igihe gitonya cyane Satani yatumara, ariko nubihimbazwe Kristo Yesu kuko utajya usinzira, utajya Mwami Yesu Kristo uhurwaho umwanzi Satani ngo agire icyageraho ku bw'imigambi ye mibi, aho guhora utubereye maso. Nunyemerere rero Mwami Yesu Kristo ubane natwe muri iki kiganiro, Umwuka Wera wawe amanukire muri njye Mwami Yesu, mvuge mvugishijwe nawe, ibyo ushaka ko mvuga ari byo mvuga Kristo Yesu. Uhembura imitima y'abantu bose badukurikiye, kandi Mwami Yesu urusha guhembura ubugingo bwacu mu byo tugiye kuvuga. Nyaguhora ku ngoma, nkubere mikoro nawe wivugire, ngaho nuganze utegeke ubane n'abantu bose bakurikiranye kino kiganiro, nanjye ubane nanjye. Nguhaye karibu byose ni mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu mbisabye nizeye, amen. Nshuti bakunzi b'Iryo Kuri TV, ndagira ngo tuganire ku magambo akomeye umuhanuzi Solange yavuze, hanyuma tugira icyo tuyaganiraho ku buryo burambuye. Reka mbanze mbumvishe ibyo umuhanuzi Solange yivugira, hanyuma dukomeze tuganira uko Umwuka Wera ari budushoboza. Ni message Imana y'ibyo yanyeretse kwa Gitwaza. Muri Zion Temple ngira ngo ubwo naho yego nagiye kubona mbona ngo mu rusengero rwo kwa Gitwaza, yego mbona ngo rwararaye, harimo ibyatsi birebire byinshi cyane. Mbese rwari rumeze nk'ikintu cy'igihangari, hari ukuntu bubakaga ibisoko by'ibihangari, niko rwari rumeze narwo, ariko rwuzuyemo ibyatsi, nta bantu barimo, nkabonamo ibyatsi gusa byinshi cyane, byarakuze byaranaraye. Noneho mbona ndi kuhatemberezwa, ngenda mpareba uko hameze, hanyuma mbona uko ndi kuhatembera iyo nyubako yaho, ndi kuvuga ngo iyi nyubako yubatswe nabi cyane. Yego. Iyo itaza kubakwa nabi, nibura yari guhinduka isoko, abantu bakajya baza nibura kuhacururiza. Yego. Ibintu bisanzwe. Yego. Ariko nkiri muri iryo yerekwa, njya kubona mbona hari umuzungu. Yego. Yaraje asa nk'uwerekezayo aho kwa Gitwaza. Yego. Ariko ahageze asanga kwa Gitwaza ntihagikora.
nyine ntabwo umurimo ugihari we yaraje kubera bwa ya mirare kubera uburyo urusengero rwaraye we yaje azi ko hagikorera hakiri mu rusengero cyangwa se hari abantu bari kuhasengera, aje rero asanga ntihagikora, asanze hatagikora mbona nyine asubiyeyo, ntabwo yakomeje nyine ngo ajyeyo kwa Gitwaza muri urwo rusengero. Muri make yasanze harabaye itongo. Yego, hararaye, nta murimo wari ugihari. Muri make nta murimo wari ugihari, nicyo cyatumye ahita asubirayo, nibyo yari bimuzanye ntiyabikora. Yego. Rero nagira ngo mbwire abantu basengera kwa Gitwaza ko yego Imana itababona. Muri rusange nago Imana ibabona, umurimo wararangiye. Muri make nta murimo uriyo ukiri, nta murimo w'Imana ukiri gukorwa muri Zion Temple. Aho kwa Gitwaza nta murimo w'Imana ikibonayo, nta ukiriyo. Urusengero rwararaye, rwabaye umusaka, nta murimo w'Imana ugihari. Uti urusengero rwabo rwararaye, muri make ni nkuko Imana nyine si muri make, ahubwo Imana yabonye nta murimo ugihari muri urwo rusengero. None uru rusengero rw'uyu mugabo witwa Apotre Gitwaza, ntabwo Zion Temple mu Rwanda gusa, ahubwo iri mu isi hose. Ntabwo waba warabajije impamvu Imana, kuko abahanuzi mujya muganira n'Imana, ntiwaba warabajije Imana impamvu twebwe tubona insengero tukabona na ba nyirazo abazibamo, ariko Imana ikabibona nta murimo uhari? Ntago nabonye mu yandi matorero ari aho hanze cyangwa ari hirya, njye nabonye ururi hano i Kigali. Ntabwo ni Zion Temple yo mu Gatenga, ngira ngo ubwo ngubwo kuko niho icyicaro cyaza, niho narubonye ubwo ngubwo. Yego, niho ruri, nibwo Imana yanyeretse ko nta murimo ukiri gukorerwamo. Nagiye kubona mbona mu rusengero rwo kwa Gitwaza, mbona ngo Gitwaza ubu butako yo kwa Gitwaza yubatswe nabi, sinzi niba uri kunyumva, yubatswe nabi, iburyo n'ibumoso yubatswe nabi, imbere n'inyuma yubatswe nabi, ku buryo Imana yigereranya ngo ntiyanashobora guhindukamo isoko nibura ricururizwamo n'indagara n'inyanya basa abaturage, iyo nzibagirira umumaro. Urusengero nta muntu Imana ibonamo. Rero kuba nta muntu Imana ibonamo si uko nta barimo, barimo n'amakorari arimo, ariko umurimo uhakorerwa mu buryo bw'umwuka wararangiye. Umurimo w'Imana hariya kwa Gitwaza mu buryo bw'umwuka wararangiye. Abariyo bari kuririmba, abariyo bari gusenga, abariyo bari kugira, bari gukora ibyabo Imana igambiriye. Ibi biriho ibi tureba igiye kubikuraho, igiye kubikuraho kubera ko ababihagarariye cyangwa se ab'Imana yari yaragiriye icyizere ikabiha, ntabwo bigeze bahagarara mu nshingano zabo, ntabwo bahagaze mu nshingano Imana ibahaye ngo bareberere umurimo uko bikwiriye, ahubwo bizaniyemo ibyabo. Insengero ziriho cyangwa se zihari uyu munsi, hari ibintu bigiye kuzinyuramo. Ntavuze ngo ni iki gihe cyangwa se uyu mwaka cyangwa se iki gihe kinini, ariko Imana igambiriye gusenya ibyari biriho ikubaka ibishyashya. Rero mu kubaka ibishyashya kwayo yambwiye ngo mbwire abantu baneze amatwi ngo Imana igiye kugaruka kwimika bushya. Rero mu kwimika bushya hari amazina y'abantu twari tuzi atazongera kuvuga, na Gitwaza arimo. Hari amazina y'abantu twari tuzi amenyerewe ari hejuru atazongera kuvugwa, naho kwa Gitwaza harimo, cyangwa se n'uwo Gitwaza arimo. Imana rero izatangiza ibishya. Ibyo bishya hari abantu bayo yiteguriye, yamaze guhereza inshingano uyu munsi tutanareba gutya, ariko bazifite. Uti imwe mu mpamvu yo kuza no maze kwiyumvira amagambo y'umuhanuzi Solange yavugaga atanga ubutumwa bwo kwa Gitwaza. Mumaze kubyiyumvira, mwumvishije icyo Imana ivuga kwa Gitwaza. Murabizi ko hari ibiganiro twagiye dukora tuvuga kwa Gitwaza, nyine tuvuga ibyaho.
ariko nyine Imana ije igaragaza ko nta murimo rwose ukiri kwa Gitwaza, kandi koko birumvikana hari impamvu Imana ibihagurutse kubwira abantu, ibabwira ibi bintu kugira ngo byibuza abantu bamenye ukuntu bimeze. Yego, ese ni iyihe mpamvu Imana ituma ishobora kuba yabwira abantu amagambo ameze gutya, bakaba Imana igatanga iyerekwa iriho umuhanuzi akabona mu nzu mu rusengero ahantu ibona hari umusaka? We yanabisobanuye neza, aravuga ngo iyi nyubako yo kwa Gitwaza yubatswe nabi uhereye mu musingi wayo, uhereye hasi, mbese ngo yubatswe nabi ku buryo ngo itahindukamo n'igihangari cy'isoko kicururizwamo, byibuza ngo abantu babe banakigira n'isoko ngo bacururizemo. Tekereza. nta nubwo iyo nyubako yo kwa Gitwaza yahinduka ahantu hacururizwa, wenda tuvuge ngo habe isoko, wenda tuvuge fondasiyo yabo nimbi ngo nyine ihubatswe nabi. Hari amagambo akomeye umukozi w'Imana Pawulo yanditse, yandikira Abikorino avuga ku bintu byerekeye n'urufatiro. Arangije ababwira amagambo akomeye, ndagira ngo mwumve ukuntu Pawulo yandikiye Abikorino ababwira amagambo akomeye ku bintu byerekeranye no kubaka ku rufatiro rwa Kristo Yesu. Mwumve, ni ibice 3 umurongo waho w'icumi. Aravuga nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, kuko ari nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Kristo Yesu. Mwumvishije impamvu Imana iyo yitegereze inyubako yo kwa Gitwaza ibona nta murimo uhari? Pawulo yaravuze ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Turaje turebe ese Gitwaza we yubatse kuri urufatiro arwubaka hati? Ese yubatseho nk'iby'Imana ishaka kugira ngo yubakeho koko? Ariko aravuga ngo kuko ari nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwa Kristo Yesu. Impamvu Imana ibona neza ko kwa Gitwaza uru rufatiro ndetse urusengero rwubatswe nabi uhereye mu musingi, nuko kwa Gitwaza urufatiro bafite ntabwo ari Kristo Yesu, ntabwo ari we. Niyo mpamvu Imana igaragaza rwose nk'iyerekwa ryayo, igaragaza ko uru rusengero rwubatswe nabi ku buryo rutabasha kuba rwaba n'isoko bagurishirizamo ibintu bisanzwe. Urufatiro Imana ishaka mu nsengero ni urwa Kristo Yesu. Ariko muri Zayoni ntabwo ariko bimeze. Aba ni abazayoniste, kandi mumenye ko Zayoni, abantu bafite imyigishirize yo muri Zayoni y'abazayoniste ntabwo bemera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ahubwo bafite ibindi bintu bagize gute
bashingiraho bikomeye cyane, kubera yuko imyizerere yo muri Zayoni ubwo ndavuga muri Israel, ntabwo mvuga no kwa Gitwaza, na n'uyu munsi baracyategereje umucunguzi wabo. Ntabwo Yesu Kristo bamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ntabwo bamwemera ko ari Mesiya, hoya bategereje undi. Rero no muri Zayoni Temple hano kwa Gitwaza nunitegereza urareba ukitegereza neza, urasanga ibintu bihari rwose atari iby'abakristo. Wapi? Icyambere Gitwaza aragiye akuzanira isanduku y'isezerano, ashyiraho n'abasore bagomba kuyibyimba. Niba yaragiye akitoranyiriza abo kwa Lewi akaba aribo baza kuyimuteruza, byarancanze. Ariko ntabwo ariko bimeze, ahubwo n'abanyarwanda bayibyimba. Kandi bundi cyarazira kikazirizwaga. Muzi icyo Imana yakoreye uzi ubwo isanduku y'isezerano yavaga kwa Meshibosheti, hanyuma ibimasa byari biyikoreye bigatsikira, igiye kwikubita hasi, uza akayisumira kugira ngo ayiramire icyo Imana yamukoreye isi hamutsinda, kuko atari umurewi. None abo kwa Gitwaza barayibyimba ari abanyarwanda, Imana ikabihorera. Ibyo bintu ukuntu bihabanye. Birahabanye n'ukuri. Hari isanduku y'isezerano muri iki gihe cya Kristo Yesu. Urumva ko muri Makenya ntago umukiza wabo ari Kristo Yesu, kubera yuko Yesu akimara kujya ku musaraba maze kudupfira, arangije umurimo Imana yamuhaye gukora, yaravuze ngo byose birarangiye, sibyo? Hanyuma umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri, buri wese abasha kuba yakwegerera ku Mana, kuko umwenda wari umwenda w'inyegamo wari ukingirije ahera cyane, wari umubiri wa Kristo n'icyo gishushanyo. Hanyuma we waratabutsemo amaze gupfa, hanyuma buri wese yegerayo. Noneho na yasanduku y'isezerano abantu babasha kuyibona noneho n'amaso, kuko urumva Imana yari ihinduye isezerano. Ariko kwa Gitwaza baracyari muri rya kera, atake ryari ry'Abisiraheli, ntabwo ryari ry'Abanyarwanda. Baracyabyimba yasanduku y'isezerano yikorerwa n'Abanyarwanda atari Abalewi, Imana ikabihorera. Wumvishije urufatiro rwo kwa Gitwaza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, kwa Gitwaza hari ibitereko by'amatabaza ankoro byo mu isezerano bya kera. Biriya bintu mu isezerano rishya nta bihari habe na gatoya. Nta gihe intumwa zose za Kristo Yesu zigeze zibwira abantu kujya kwikorera amasanduku y'amasezerano. Ntago intumwa zigeze zibwira abantu kuzana biriya bitereko by'amatabaza ngo byibuza bari byo bagenderaho byo mu isezerano rya kera. Aho isezerano rya kera ryari gicucu, yari umushorera utugeza kuri Kristo Yesu. Kristo yaraje hashize imyaka 2000 byose Yesu aje, ariko abantu muri iyi minsi baracyasubira mu by'isezerano bya kera. Pawulo yavuze ngo bitagira umumaro, bitatugirira umumaro. Icyo ni icya kabiri, hari ibitereko by'amatabaza. Cya gatatu, kwa Gitwaza hariyo ya nyenyeri yitwa iya Salomo bita Pantagone, jango Pantane, ya nyenyeri. Mbese muri make urumva ko ni ibintu, kandi biriya bintu bifite icyo bisobanuye cyane muri kabare y'Abayahudi. Ivuga ngo kwa Gitwaza ntago urusengero rwaho rwubatswe ku rufatiro rwa Kristo Yesu, ahubwo rwubatswe muri kabare juive. Sibyo niko bimeze, kubera yuko muri by'ukuri urumva ibimenyetso byose bihari ntago ari iby'Abakristo, ahubwo ni iby'abantuza, n'ibyo abo muri Zionist. Ubwo ndavuga muri Israel, ntago mvuga hari kwa Gitwaza.
ibyo ni ibigaragaza neza yuko inyubako yo kwa Gitwaza ntabwo yubatswe neza. Uhereye muri fondasiyo ntabwo yubatswe neza rwose. Bazanye indi myizerere itari ya Kristo Yesu, ahubwo bafite ishingiro. Ari naho nyine ajya akunda kujyayo. Murabizi yuko ajya akunda kujya muri Isirayeli akazana ubutaka bwaho. Ubundi rwose kabisa abantu bakabugura nk'abagura amasuka ngo kubera ko buvuye ngo mu butaka bwera butagatifu. Ese koko buracyari ubutaka butagatifu? Muri Zion Temple basiga amavuta avuye muri Isiraheli mu mutwe y'abantu. Ibyo ni ibimenyetso bifatika kandi wagenda ukabona no mu mavideo bwayo ko rimwe se kabiri Gitwaza agaragara asiga abantu amavuta mu gahanga bagahubuka bakikubita hasi, kuko ayo mavuta bafite izindi mbaraga atari imbaraga z'umwuka wera. Umukozi w'Imana Solange, Imana imuhaye ubutumwa bukomeye, irangije iravuga ngo muri Zion hubatswe nabi ku buryo nta muntu n'umwe habona. Birumvikana rega, burya ni ukuvuga ngo fondasiyo y'ikintu niyo igitera kuba cyakomera. Niba inzu ipfire muri fondasiyo, ntumbwire yuko finisage yose washyiraho inyuma yayo uko yabisa kose niyo watakaho zahabu, ya nzu nta kibi imaze, kubera ko fondasiyo niyo ibihetse inzu. Kugira ngo ukosore ya nzu rero bisaba kugira ngo usenye ya nzu yose utitaye kuri finisage wayishyizeho, niyo waba warayisize zahabu. Murumva ukuntu bikomeye cyane. Niyo mpamvu rero Imana ireba kwa Gitwaza igasanga nta kintu kihibereye, nta n'umuntu uhari, ahubwo urusengero rwaho rwahindutse amatongo, ndetse rwahindutse mwirare. Ni ibihuru gusa byibereyemo, kubera ko fondasiyo yayo nta kintu kiriho. Sibyo? Niyo mpamvu rero sasa turimo turababwira ibi bintu, kandi murabizi neza uburyo umuntu uza mwapotere waho ari we Gitwaza, ukuntu twageze gukora ibiganiro byinshi tuvuga amagambo we ubwe agenda yivugira avuga ati ngewe niba nkugiriye ubuntu bwo kuza aha hantu, ni njye jyenyine ugomba kubaha. Ni ingeso ugomba, mbere yuko ushima Imana baza ushimire ngewe, kuko ni ingeso. Ni njye waguha uburenganzira bwo kuza aha hantu, iyo ntabwo ntiwari kuhagera. Ntabwo ari amagambo y'umukozi w'Imana wubaha Imana, reka wapi. Iyo ni iyindi myizerere yo muri kabare ituma igaragaza ko abantu ari bo Mana kuruta uko bashaka icyubahiro cyabo, kuruta uko bagishakira Imana. Aya magambo mwana yumvishe se rimwe se kabiri twayakoresheje twerekana ubuyobe buri kwa Gitwaza. Imana yo ubwayo irivugira ngo ntihakagire uwo mwita so, ariko Gitwaza aravuga ati ngewe mbere yuko ugira ikintu cyose ukora hano, ni njye se ugomba kubanza kunshimira. Mwarangiza mukavuga ngo kwa Gitwaza hari ikintu gihari koko? Nta kintu gihari. Imana iba yabitangaje, ahubwo abantu nimwumve mwebwe mw'abakristo mu musengera kwa Gitwaza, umenye ko aho hantu muri nta kintu gihari. Nimurangiza mufate umwanzuro, muze mushaka Imana, mureke gukomeza kuba inyuma y'abantu, mureke kuko abo bantu nta handi bazabajyana gereka muri Gehinomu. Nta handi bizaranya ni muri Gehinomu. Nimutaba amaso muzanarimbuka. Ariko wiyo niba ariko byati ibyo mukora byose murabikorera zero. Hari umugabo umwe witwa Sawuli, Imana yaramwimitse imushyira ku ngoma ya Isiraheli, iramutoranya
aba umwami wa mbere wa Isiraheli. Imaze kumutoranya imushyira mu bwami, muhereza igikundo ndetse n'icyubahiro. Imana iza kumutumira mu bwati, genda umarireho abameleki bose ubicubase, ntihagire n'umusiga, ntihagire ikintu na kimwe urokora. Umwami aragenda arwanya abameleki arabanesha, arangije yirobanura abagore beza, inka nziza, mbese arabazana ngo abagire iki, abafataho iminyago abazana muri Isiraheli. Imana iramubwira ati ariko se wibwira yuko njyewe nkunda ibitambo kurusha unyumviye? Uhereye icyo gihe Imana imuca ku ngoma, kandi amaraho imyaka 40 yose ayoboye, ari umwami wa Isiraheli ayoboye, ariko Imana itamubona. Urumva, akorera inyuma ya Zero, mbese ni gukora ahantu utazigera uhemberwa. Namwe murebe ukuntu muvunika, yaba mwebwe abavuga butumwa mujya kuvuga y'ubutumwa, yaba abahanzi, yaba abacuranzi, yaba abadiyakoni, yaba buri muntu, abapasiteri mwebwe mwese muyoboye kwa Zayoni, muri Zayoni, yaba abaririmbyi muhora mugoka mutanga amafaranga yanyu, mukora imirimo ikomeye cyane, muta umwanya wanyu mujyayo, murimo murakorera inyuma ya Zero. Nyuma ya Zero ntabwo iyo mirimo muzayihemberwa, kuko aho hantu nta murimo uhari. Mugize Imana irababuriye, ahubwo nimufate umwanzuro vuba, nimufate umwanzuro. Sawuli amara icyo gihe cyose ari ku ngoma, ariko ibintu akora Imana ntacyo bitandikwa ku Mana. Imana itamuzi, yaramuciye, yaramukuyeho. Rero ntabwo ari igitangaza kuba Gitwaza yamara imyaka ingana gutya rwose akora kandi akorera nyuma ya Zero, cyane cyane ko urufatiro rwe rutari kuri Kristo Yesu, ahubwo ruri ku bindi bintu bitari Kristo. Urufatiro rwe ntabwo ari Kristo Yesu yabanje, ahubwo yabanje ibiteko by'amatabaza abanza, isanduku y'isezerano abanza, za nyenyeri abanza, n'ibindi n'amavuta ndetse n'ibindi byinshi cyane. Namwe murabizi, mwebwe musengera kwa Gitwaza, ntabwo njya kwirwa mbirondora, murabizi. Yesu iyo atari urufatiro, ibyo wubaka byose uko byaba bisa kose, uko byaba bishayininga kose, ni Zero, ni Zero, ni Zero, ntacyo biba bikimaze. Niyo mpamvu rero mwebwe mwese mudukurikiye, niba koko usengera kwa Gitwaza, wakagombye kuba maso, wakagombye kumva iyi mbuzi inyuze mu mukozi w'Imana Solange, hanyuma ugafata umwanzuro. Urumva, iyo usomye neza aya magambo Pawulo yandikira Abikorinto ibice 3 byaho, twari tumaze kuvuga ku kintu cyerekeranye n'urufatiro. Bigeze ku murongo wa 4 aravuga ngo umuntu wese, ku murongo wa 14 aravuga ngo umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa ariko nk'ukuwe mu muriro. Ngaho utekereza nawe, urebe inyungu, nako urebe imvune uvunika urimo urakora umurimo wawe kwa Gitwaza. Niba Imana ikubwiye yuko kuko aho hantu hubatswe nawe uhereye mu itangirira, uhereye mu musingi w'urwo rusengero yubatswe nabi ku buryo n'isoko ritakoreramo, ukabukora, urumva uwo murimo uzigera uwuhemberwa? Numvishije abantu benshi
bihaye umukozi w'Imana baramutuka koko. Ni abantu basengera kwa Gitwaza. Ubundi iyo ujya kureba ukuntu abantu bahawe uburere budafatika, ubihera mu byo bandika n'ibyo basubiza mu gihe haje ibintu bibabwira bitandukanye n'ibyo bari basanzwe batekereza. Aho niho bibonera, kubera yuko narebye komantere zimwe ziri kuri iki kiganiro, numva rwose ndabataba abantu rwose kabisa ko wa mugani ntago fondasiyo yigeze iba Kristo Yesu, niyo mpamvu bavuga ibi bintu. Hari abantu benshi bagiye bandika bavuga ngo ni inzara ngo irimo iratera Solange ngo kuvuga ibi bintu. Mpere nko kuri komantere umva aho umuntu yavuze ngo mumpe ariya magambo ari kuvuga ni ukubera inzara. Wowe uzavuga uvuge no muri Zion Temple koko ni hehe uzi basenga nko mu Gatengasi ngaho mpfa ngo bamuhe nimero ya nuze ya Solange ngo ya mamo, ngo ibyo byose ngo ari kuvuga ngo ni inzara ngo ibimutera. Ngo uravuga Zion ngo koko ngo ni hehe ngo basenga nko mu Gatenga. Iteke just imagine kabisa. Imana iravuga yuko aho hareta habona nta n'umuntu yabona ari ikigunda. Undi akandika indi message ivuga gutya ni ukuri. Ngo ni inzara. Ese mwibwira yuko abantu bose bashonje? Abo ushonje yaza avuga ibi ngibi. Yaza batubura byanyabyo mukayamuha kandi mwana yamuha. Ntago uyu nguyu ashonje we. Mujye mutekereza kandi mushyire no mu gaciro. Nonese mwenda kuvuga ko nta hantu basenga nko mu Gatenga. Wewe wari wasenga kurusha abapfumu? Wewe wakwegeranya nuko abapfumu basenga? Ho baranihiriza aho ugasanga ibiryo babirya kangahe mu kwezi, none wowe bavuga ngo murasenga. Ntago abasenga bose ariko basenga Imana, n'abapfumu barasenga kukurusha. Arabyumva neza. Rero ntuke nimukijyanye mu bango ngo mugatenga ngo niho musenga. Reka da, kuba musenga cyane ariko mudasenga Imana by'ukuri, mutanyura ku rufatiro rukwiye ariko Kristo Yesu, niyo mwakwikebagura. Ese ujya ngo murasenga mukarusha ba bandi bahuye babakozi ba Bayali ubwo basengaga Bayali ku musozi Karumeli, ko bo basenze bakageza n'ubwo buryo n'igihe bisharatura ku mubiri yabo, amaraso aba imikori ku mibiri yabo. Ntago bo barimo basenga se, ntibasengaga Bayali. Gusenga cyane ntabwo ari byo biguhamiriza yuko urimo nasenga Uwiteka. Reka da, Eliya byagenze gute? Ntabwo wavuze amagambo makenya hanyuma umuriro ukamanuka. None nawe uri muri ishyira hejuru witereka rwose ukavuga ngo mu Gatenga ngo niho hantu ngo basenga. Ariko rwose ibi ni bigaragaza ko fondasiyo yanyu mwebwe ubwanyu mutigeze mwubakwa ku rufatira rwo Kristo Yesu. Izi message zanyu zikomantere zanyu. Umva rero sasa undi mupasiteri wo kwa Gitwaza ibyo yavuze w'umugore, ibi ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe, nta mupasiteri w'umugore uyoboye itorero ubaho. Ntawe ibi tuzahora tuzabivuga. Ntabwo itorero rya Kristo Yesu rijya riyoborwa n'abagore. Hari impamvu nuyishaka uzagenda usome Bibiliya uzayisangamo, uzajya mu Itangiriro uzamenya impamvu Imana yahise yaka bitewe n'icyahantu cyaturutse giturutse kuri Eva. Imana yese ibaka inshingano zo kuyobora itorero. Nuzasome mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, aho Pawulo yandikiye Timoteyo ababwira ku by'inshingano
hantu yigeze avuga ko umugore agomba kuyobora itorero. Reka da ntaho na hamwe muri Bibiliya yose. Kuba rero uri pasiteri ubwabyo uri umugore, icyo ni ikizira kuwiteka. Ibyo bigaragaza ko rwose atari Imana ukorera, ahubwo ukorera Gitwaza ndetse n'abamutumye, n'isoko y'aho bamutumye nyine. Ubwo niba ukorera ntabwo ari Imana ukorera, kuko kuba uri umupasiteri w'umugore byo ni zero, kuko wakora indi mirimo Imana yabahaye imindi mirimo abadamu, ariko kuba uri pasiteri w'umugore zero rwose kabisa, zero. Umva uyu mupasiteri w'umugore we sasa ibyo yavuze ngo nge hari ikibazo nabazaga, ese Imana yakubwiye ko exactly ihanenga iki? Numvira nuko numva ukuntu abantu bigiza nkana Magambo y'umuhanuzi Solange yabisobanuye, yavuga ati uhereye hasi ku mfatiro kuri fondasiyo hubatse nabi ku buryo hatabamo n'isoko. Pasiteri w'umugore we, iki ni Imana ihanenga. Imana yashyizeho urufatiro abantu bagomba kubakaho. Pawulo arushyiraho nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, abandi natwe tugomba kubakaho, ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho. Ariko undi we yizaniye urundi rufatiro, ntago yazanye urufatiro rwa Kristo Yesu, ahubwo yazanye urufatiro rw'amatabaza n'ibitereko byayo, azana urufatiro rw'amasanduku y'isezerano, aho abanyarwanda babyimba batabyemerewe, kandi we abyimbwa n'abantuza n'abarewi, azana iby'amavuta. Ubwo ibyo nibyo ndimo ndakubwira, irimo irahanenga. Wa mugore w'umupasiteri we wanditse iyi komantere, wenda ushobora kuzabyumva ahangaha. Icyo ni Imana ihanenga, igaragaza neza ko urufatiro ruri kwa Gitwaza rutashingiye kuri Kristo, ahubwo rushingiye ku bindi bintu atari ibyo agakiza gashingiraho. Ikindi, ese Imana yashyira hanze ngo umukozi w'Imana watumye benshi bakizwa nanjye ndiyo, none nturanahagera? Nge umva, Imana ngo yashyira hanze ngo umukozi w'Imana ngo watumye ngo benshi bakizwa, irakubwira ngo uhereye mu itangiro ryawo nta muntu n'umwe habona, ngo none ni umukozi w'Imana. Cyo kozi Imana asenga yo itandukanye niyatumye umuhanuzi Solange, atumye benshi bakizwa. Ubwo urumva ari Imana ipima ikabona nta muntu n'umwe uhari, ubwo abo bantu bakizwa bajya ahagana. Mbese ni umukozi w'Imana, abwirwa benshi akumvwa na bene yo, wasanga weho utari muri uwo mubare w'abantu Imana irimo irabwira. Umva n'undi rero sasa nawe, ubwo ndimo ndagenda mbereka uburyo fondasiyo y'aha hantu rwose itubatse neza koko. Abantu mutavuze Paul Gitwaza, murazi neza ko mutamuvuze mudashobora kurya. Iyo ni inzara, nimwishakire views muronke ayo guhaha no kurihira abana banyu minerivare. Bye ntacyo bimutwaye mumuvuze mukarya. Hama twebwe we no umurundi tugeze ku rundi rwego, ahubwo muze mwugurure amacounti. Dufise banke yitwa Kira, uko muvuga natwe dusenga tukabuka. Hama turi mu ijambo rivuga gutona. Ngo bo bifite konti ngo nibaze ngo banke nako ngo nibaze ngo bafunguze. Ngatekereza n'uyu utekereza gutya nuko no murundi nawe uwo muri Zayoni, aha atekereza yuko ngo batavuze Gitwaza ngo ntibarya. Akubuze ubwo Gitwaza koko Imana irimo irababurira ibabwira yuko mugomba kureka mukava mu bigunda mundi mukaza kuwiteka Imana isumba byose, ariko mwarangiza ngo batavuze ngo Gitwaza ngo ntago barya. Itekereza nawe umva imyumvire. Mbese kwa Gitwaza hariyo banke ngo tujye gufunguza amakonti. Biteye ubwoba cyane rwose kabisa. Reka nkubwire yuko umuntu ufite inzara nawe ataza kuvuga kuri Gitwaza, kuko
kuvuga Gitwaza se bitanga ngahe? Ntayo. Umva undi rero umukristo waho nanone, mwumva ukuntu aha hantu koko wa mugani hubatswe nabi. Zani umubare w'abakizwa urakiyongera, bakizwa bagana hehe? Bajya kubyimba ibitereko by'amatabaza, bajya kwikorera isanduku y'isezerano, bagenda bakizwa bategereza undi Mesiya atari Kristo Yesu. Mwumve ngo abandi baracyuzura umwuka wera. Ese ni umwuka wera? Umwuka wera wava mu masanduku y'isezerano, umwuka wera wava ku mavuta babasiga mu gahanga yavuye muri Elayo, yavuye muri Isiraheli shaho. Uyu ni umwuka wera. Barahanura nabo ngo ibimenyetso biragendana n'abizera biracyahari. Aho tujya kuri social media, aho kujya kuri social media wagasenze, abahanuzi dukeneye n'abahanuzi bingingira babinginzi baririra Imana kubitagenda. Wamwumvishe Imana ngo igakora kandi nabo bibuke ko bagoswe n'intege nkeya, nabo atari abo guca intege abayokwe b'amadini. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho, ravuga ngo Uwiteka azabe. Okay. Ngo ntibakeneye abababurira, ahubwo bakeneye abantu ngo babinginzi babingingira ku bitagenda rwose. Mu gatenga abo bakeneye ntabwo ari abaza kubabwira yuko Imana itabemera itababona, ahubwo ngo bakeneye babandi banza bakabingingira, Imana igakomeza ngo ikabakomeza muri ubwo buyobe bwabo. Abo ngo nibo bakeneye, abizi bamatwi ngo ntibumve ukuri bazavunika, bazavunagurika. Niko bimeze. Reka dusoze nagira ngo mbabwire mbaganirire kuri ibi ngibi umuhanuzi Solange yavuze, kandi koko nibyo. Ushyize ku munzane ugapima rwose, ugapima ushingiye ku byanditswe byera, urufatiro rwo kwa Gitwaza rwose rufatiye ahandi hantu nk'uko nabanjije kubivuga, nkanabereka n'ibimenyetso bimwe bifatika kandi bigaragara. Urusengero rwo kwa Gitwaza rushingiye kuri Freemasons, nako ntabwo ari kuri Freemasons, rushingiye kuri nuza kuri Kabale Juif, niho rushingiye, niho urufatiro rwaho ruri, kandi ibintu byose bitari kuri Kristo Yesu bigaragara nk'ibidahari. Nta nibiba bihari ko kwa mugani, kuko bifite urundi rufatiro. Rero abantu mwese mwabwiwe, mwaburiwe, musenyera kwa Gitwaza. Ariko n'umuhanuzi yaranabivuze, aravuga ati abo mvugana nabo barabyumva. Hari intama z'Uwiteka ziri kwa Zayoni zari zarayobye, Imana irimo iravugana nazo, ntabwo ari buri muntu wese. Umuntu wanditse commentaire numva ndayikuza, aravuga ngo Imana irimo irabwira intama zayo ngo ihene ziri kwa Gitwaza zo niyo wavuga iki ntabwo zakumva. Kandi koko niko bimeze. Imana irimo iravugana n'intama ziri kwa Gitwaza zari zarayobye, niziveyo hanyuma zishake Kristo wa nyakukuri. Naho ihene zo niyo wavuga ibingana gute ntabwo zishobora kumva, zo zizagumayo. Kandi bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo amatwi y'ihene yumva ari uko ahiye. Icyo wakora cyose ntabwo amatwi y'ihene yakumva kereka iyo uyatogosheje agashya. Murakoze rero, reka tubifuriza gukomeza kugubwa neza kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Shalom shalom.